Akuyu munsi tugatangiye umusore arimo asoma inzoka ebyiri azinyunyuza, mana nyagasani. Hakiri aho hari umukobwa wari uri muri pisine ari kwiyogera, ari kuryoshya, agiye kubona abona umusore arimo arasoma inzoka ebyiri akazinyunyuza, akava kuri imwe akajya ku yindi. Umukobwa ubwoba bwaramwishe cyane, bumaze kumwica ahita avuga uti ibi bintu ntaho byabaye, mana ntabara. Umukobwa yahise agira ubwoba ava muri pisine, avamo rwose, avamo arirukanka. Ese agiye gukora iki? Wa musore nawe arimo arasoma inzoka ebyiri, azisomagura, azinyunyuza, ari nako zirabyo turimi. Mana nyagasani, abantu musohoka, abantu mujya musohoka, nagira ngo mbabwire ngo iyi filime ni mwebwe nayizaniye, namwe abantu mutaramenya ko umwami akiza ni mwebwe nayizaniye. Mana nyagasani, ba bakobwa za nzoka ni abakobwa bigize inzoka, yari arimo abasomagura. Wa mukobwa nawe yaraje afata wa musore amumenaho amazi yari ari mu gashashi, ayamumenaho, arangije arirukanka. Buriya iyi filime ndayizanye, rubyiruko, bantu murebe iyi filime, bantu muza kwicara aribwo bwa mbere, nagira ngo njye mbaha filime nziza kandi zifite ubusobanuro. Ba bakobwa ni beza, ba bakobwa ni ba mudasumbwa, ni abari rwose, ariko bihindura inzoka, bihinduranya inzoka. Mana nyagasani, uyu yaraje arirukanka ahita akinga ahangaha kugira ngo arebe ko byibuze yabasha kurabura uno musore. Umukobwa yaramubwiye, umusore nawe aramubwira ati uri ikigoryi wowe, uri nomo, ibintu ukora ugira ubwenge buzima, wowe uramfata ukamenaho amazi. Za nzoka nazo ubwazo cyangwa se abakobwa batangiye gusigara basomana, nabo ubwabo ni abatinganyi. Mu gihe uyu musore akibwira uyu umukobwa amubwira uti njye ndi kumwe na sheri wanjye, nasohokanye n'abakobwa b'inshuti zanjye, turimo turaryoshya, wowe wibereye mu mazi uraza kutuvangira. Ariko abakobwa kuki mutanyurwa, kuki mwanga bimereye neza? Umukobwa yaramubwiye uti njye ntago ari ukukwanga, dore za nzoka, dore ba bakobwa barimo barahana utubizu. Mana nyagasani, niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, making sure ko wakoze kuri iyo mbuto, ubundi ukore na like, udushyigikire. Filime zo nk'izi ngizi ntizizigera rwose zibura, muzazibona umunsi ku munsi. Umusore arimo aracyamukatira amubwira uti mwa bukobwa mwe, ntabwo nkuzi, nakagukubise nkagukubita nkakwemeza, iyi sura yawe nkayihindanya, ariko ntacyo mpfa nawe, ntiwongere kumenyera kumbwira ngo abakobwa ngo ni inzoka se ni inzoka, bari abantu ni inzoka, mwagiye mugira ubwenge. Yamubwiye guti bari abantu muri kumwe ntago ari abantu, ni inzoka. Mana nyagasani, yanze kubyemera. Ni bya bindi bajya bavuga ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Mana yanjye, yaraje arababwira ati twikomereze. Ni ba bandi baba batifuza yuko, ngo yashakaga yuko ngo mbakatira ngo nkamwikundira ngo tukiryohereza, ariko ni mwebwe mwaryohereje, ni mwebwe namenyanye namwe, ni mwebwe buzima bwanjye. Umukobwa byamwanze mu nda rwose. Yaraje arakomeza areba umusore ukuntu ari mwiza, areba ukuntu agiye gupfa amagara, agahinda karamwica cyane. Buriya hari umuntu ubona akagutera impuhwe, akagutera agahinda. Uyu nawe baracyari kumukora ku nda, bamubwira ati turagukunda cyane. Mana nyagasani, hari uwazaga ku ruhande w'umusore. Ese arabigenza ate? Aramurunguruka abona umukobwa yataye ubwenge. Umukobwa ahangaha ni mu kabari rwose, uyu ni manager w'akabari, yaje kubaza umukiriya we uko bimeze. Yarikanze aramubwira ati ufite ikihe kibazo umukobwa, ko mbona wacanganyikiwe? Ati rwose ndekundorere, ati njye narindi mu mazi rwose ndi kwiyogera bisanzwe. Ati urareba bariya bantu. Akimubona nawe yagiye kubona, abona abakobwa inzoka ebyiri zirimo zirasomagura uriya musore. Uyu musore yaramubwiye ati si ibintu mbonye nawe nibyo wabonye? Ati nibyo wabitoye? Ati nibyo rwose. Ari kumwe n'abakobwa babiri, ariko
bakobwa babiri bari kwihindura inzoka, nanjye nataye ubwenge. Mana nyagasani, ese biragenda bite? Mujye musenga, musome Bibiliya, mwumve icyo Uwiteka avuga, nibwo muzabaturwa. Umusore yaramubwiye ati reka tugende ngire icyo mbikoraho mu izina rya Yesu. Yaraje yatangiye kuvuga ati ndasenga, ndarekura, ndihaniza sekibura ahangaha. Wa musore we uri mu buyobe, urimo urajya mu manga, ati ibintu urimo ntabwo ubizi. Umusore yatangiye kuvuga ati ngiye gusenga, ati ngiye gukuraho imbaraga, ati ngiye kukwereka yuko Uwiteka Imana ashoboye kandi ari ku ruhande rwacu. Mana nyagasani, abakobwa barikanze. Umukobwa yaramubwiye ati wa rugabo rw'urugo ryiwe urashaka iki hano? Bose baramukankamiye, arimo arabababaza, arimo arabicira umugambi. Umusore yarababwiye ati muri abakobwa babiri ahangaha, atari ko muri ba sekibi, muri inzoka. Umusore yahise ateraho akajisho, cyangwa se yahise yibuka ibyo umukobwa yamubwiye. Umusore nawe aje abimubwira, aje avuga ijambo ry'Imana, avuga uti Mana nyagasani, turakwiringira, turagusaba, turagushimira ku bugingo uduha, ku buhanga kuduha kukurambaho. Ndakwinginze kugira ngo ugire icyo ukora aha hantu, ugaragaze imbaraga ziri aha hantu. Mana nyagasani, abakobwa batangiye gukwira imishwaro, batangiye gutongana. Umusore yahise abona ko harimo ikibazo. Umukobwa yaramubwiye ati wa gihungu we, misiyo zacu ntabwo zijya zitsindwa, ati nta nubwo zijya ziferinga. Uko wakwitambika kose nta kintu ushobora guhungabanya. Mana nyagasani, umuhungu yagize ubwoba, yahise avuga uti ntabwo nabyemera, ati ibi bintu ntabwo nabyemera. Bahise bishingikiriza wa musore ufite imbaraga, manager w'akabari. Nubwo akora mu kabari ariko arasenga ntibagarure, arasenga rwose. Yatangiye kurimbura, yatangiye gukandagira hasi, akandagira abazimu b'abakobwa. Za nzoka zatangiye kuribwa, imirabyo yatangiye gukubita, inkuba zarakubise. Ari nako avuga ati tabara ubwoko bwawe, tabara, garagaza ko za Satani isoni aha hantu wigaragaze. Babakobwa amajosi yarabariye, uruhu rurabarya, batangira kuribwa mu mutwe. Imbaraga z'Imana nuko zikora. Ngira ngo nkubaze, ese wowe wizera Imana? Ese wowe wizera iyihe Mana? Mbagira ngo mbabwire, mujye musohokana, mujye mutegura n'abo musohokana, mumenye uburyo mumenyana nabo. Aba bakobwa babiri bashaka gutwara ubugingo, uyu musore. Bari bwamwambariye iburyo ibumoso, byari kugorwa nuko ntabwo bari kuba babasha kumwikuraho. Mana nyagasani, ese biragenda bite? Barasenze, baratokesheje, abazimu bagiye babona baburiwe irengero. Umusore yagize ubwoba, yarebye abo yasomanaga nabo, ubwoba buramwica cyane. Areba hirya, umusore araza yihisha inyuma ya wa musore wo mu manager ukora mu kabari, niwe umutabaye. Umukobwa yamubwiye yanga kumwumvira, yambwiye ati nakubwiye musore, ati nakubwiye umbwira nabi, atariko noneho nawe urabyiboneye. Ngaho nyereka ba bakobwa bawe, ngaho nyereka ba bakunzi bawe. Mana nyagasani, ati abantu babiri bose, ati inzoka ebyiri zose nizo zari zaguteye, nizo zigiye kukurya, nizo wanyunyuzaga, nizo wahaga utubizu, nizo zaguhaga utubizu. Niba utabyemeraga, noneho nizere ko ubibonye. Mana nyagasani, buriya ni ahantu ubutabazi butava, Umusore yasohokanye n'abakobwa, ni kwa kundi usohokana n'abantu, ujya ahantu kuryoshya ukahasanga abantu utazi, utanamenyeranye, warangiza ugasohokana nabo, warangiza ugatangira kuryoshya nabo, ugatangira kwizerana, ugatangira kuba inshuti n'abantu muhuriye mu kabari. Mana nyagasani, nibyo byabaye kuri uyu musore. Arimo aramubwira uti aba bakobwa ni abadayimoni, bakunda kuza kunywera muri aka kabari, bagafata umuntu uwo ari we wese bakamwihugikana kugira ngo ubashe kuba bamutwara ubuzima bwabo bwose. Ndagira ngo nkubwire wa musore we, nibo bwa mbere n'ubwa nyuma, niba ufite umukunzi, mwiteho, mukundane kandi musenge ijambo ry'Imana, mwumve ijambo ry'Imana icyo rivuga. Ati nta mukunzi ngira, ati niyo mpamvu ngenda mfatafata. Bantu mugura ku biro, bantu mwigurira uturaya, n'uburayi n'aha bwose bwaracitse. Mujye mukundana, mumenye abo mukundana nabo, mumenye abo muha agaciro, kugenda mureba mubona abo mubona.
mukabasha kuba mwabikundira, nicyo kimukozeho. Mujye mukunda Imana kandi mwumve neza icyo Imana ivuga. Yarapfukamye arasenga, yarapfukamye ati munsengere guhera ubu ngubu sinzongera gufatwa n'imyuka mibi nk'iriya, ati rwose njyewe ndakijijwe mu izina rya Yesu. Umusore yatangiye kumusengera, yarabohotse kugira ngo akizwe, yakire umwami n'umukiza. Ugutabarwa kw'Imana kurabaye. Ati Imana ndagushimiye ko ukijije uyu muntu, kandi ndagushimiye yuko umwemereye yuko akizwa akakira umwami n'umukiza. Aho akiriye buriya Imana izagutabarira, aba ariho uzakirira agakiza, ariho Imana uzaha Imana icyubahiro. nawe Imana iragushaka. Soma ijambo ry'Imana. Niba wakunze iyi video, isharinga inshuti zawe, uyikunde, ukore like, ukore na comment, unayisharinge, ubundi tujye tubona uko tuguha n'izindi video. Mbabwira ngo ahangaha kuri Iradurama Hub nzajya mbaha video nyinshi kandi nziza cyane zigusha ku ijambo ry'Imana. Niba muri kunda, mujye muri comment mwandike mutubwire, babwira ngo filime yacu nuko igiye.